si uko uri mubi rwose, oya ntabwo uri mubi, ahubwo ni uko abantu baguhuza n'ibihe biba urimo bakagufatanya nabyo. Bazakuvaho, ariko Imana yo yatangije umushinga ukomeye, umushinga mugari kuri wowe ntabwo izakuvaho. Haguruka ubengerane kuko uri uw'agaciro mu maso y'Imana kandi ukaba umunyembaraga mu maso y'Imana. Ayo ni amagambo Uwiteka azindutse avugana nawe muri iki gitondo. Humura, hari byinshi byagufasheho ijambo, hari benshi bagufasheho ijambo, hari ubukene bwagufasheho ijambo, uburwayi bwagufasheho ijambo, ariko Imana izindutse ivugana nawe muri iki gitondo irakubwira ngo humura, uri umunyembaraga. Mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 haravuga ngo reka tureme umuntu. Ntibishatse kuvuga ko Uwiteka Imana yabanje kugutekerezaho, yabanje kukwigaho mbere y'uko bakwigaho. Humura rero, haguruka ubengerane, haguruka uba umunyembaraga, kuko wahawe gutwara iyi si, ntabwo iyi si yahawe kugutwara. Iyo urebye muri iki gice cya mbere cy'Itangiriro kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 25 baravuga ngo reka habeho, ngo reka habeho, ariko bageze ku mushinga wo kurema umuntu baravuga ngo rero reka dukore inama, mureke tureme umuntu. None nawe rero humura, haguruka ubengerane, haguruka uri umunyembaraga, haguruka uve muri byinshi byakubase. Shalom.